reka musubize mpereye n'ubundi hano iwacu mu Rwanda, mpereye kuri Tayi Wacu Bruce cyangwa se Bruce Melody. Kera kabaye yagiye gutaramira no mu gihugu cya Canada nyuma yuko n'ubundi amazi imisi ataramira mu bihugu bitandukanye biri ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika. Ubu rero ikigezweho nuko amatariki yo gutaramira muri Canada yamaze kumenyekana. Ni bitaramo bigera kuri 4 bishobora kwiyongera cyangwa bikaguma ari uku. Ni ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9, tariki 5 z'ukwezi kwa 10, 12 z'ukwezi kwa 10 ndetse na 19. Ubwo kuri 28 z'ukwa 9 zataramira ahitwa Montreal, hanyuma tariki 5 z'ukwa 10 ataramira ahitwa Edmonton, hanyuma tariki 12 z'ukwa 10 ataramire Ottawa, tariki 19 z'ukwa 10 ataramire ahitwa Toronto. Ubuyobozi bwa 155 AM barizwamo bwavuze ko ari bitaramo bya Bruce Melody, ati gusa bifashishije umwe mu bagabo batuye muri kiriya gihugu kugira ngo abafashe kunonosora neza ndetse no gushyira ku murongo ibisabwa kugira ngo igitaramo kizagende neza. Bavuze ko bishobora kwiyongera cyangwa ntibyiyongere, ahubwo ikizahita gikurikira namara gutaramira ahangaha nuko azahita aza gutaramira mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, cyane ko ari isezerano yahaye abanyarwanda ko agomba kubataramira muri uyu mwaka. Urugendo ruhire kuri Bruce. Hanyuma kandi indi makuru abanyarwanda bakwiye kwishimira nuko abayobozi ba Recording Academy isanzwe itanga ibihembo bikuru mu muziki ndetse no mu myidagaduro muri rusange bya Grammy, bagaragaje ko basuye inzu y'imikino n'imyidagaduro BK Arena, cyane ko n'imbuga nkoranyambaga za BK Arena zagaragaje ko bagira umugisha wo kwakira umuyobozi mukuru wa Recording Academy bamwita Harvey Merson Jr. bagaragaza ko bagiranye ibihe byiza ndetse biteguye no kuzongera kubonana vuba ahangaha. Ni uruzinduko rero uyu muyobozi wa Recording Academy ndetse nabo basanzwe bakorana rwabaye nyuma yuko n'ubundi mu minsi ishize hatangajwe imikoranire ya hafi ndetse n'amasezerano y'imikoranire ya Recording Academy n'ibihugu bitandukanye biri mu Rwanda, Nigeria, Kenya, Saudi Arabia, Afrika y'Epfo, Ghana, Côte d'Ivoire ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Icyizere kirahari rero ko mu Rwanda dushobora kuzakira umuhango wo gutanga ibihembo bya Grammy, cyane ko iyo nzu basuye n'ubundi ni inzu yanatangiyemo ibihembo bya Trace nabyo bikomeye cyane ku isi. Hanyuma twikomereze hanze y'u Rwanda. Witwa Diamond Platnumz mu minsi ishize abantu benshi bavugaga ko yatangiye kunyagwa na Ali Kiba. Amunyaga iki? Yamunyagaga abakozi nyuma yuko witwa Ali Kiba yafunguye igitangazamakuru gifite televiziyo ndetse na radio, igitangazamakuru cyitwa Crown Media. Abakozi benshi rero yagiye atwara n'ababarizwa muri Wasafi Media, n'ubundi n'igitangazamakuru witwa Diamond afitemo imigabane yo hejuru. Gusa Diamond yavuze ko buriya ngo iyo umuntu ahinduye akazi akajya ahandi ari uko hari ibyo bari guhabwa atahabwa agahandi. Burera avuga ko nta kibazo bimuteye kuko ari iterambere aba yifuriza abo bakoranye ndetse n'abakozi be. Ni kimwe mu bintu byatunguranye cyane mu myidagaduro muri Tanzania kuko aba bombi basanzwe bahanganye nk'uko APR na Rayon bakunze guhangana rwose. Bigeze no kubaho ubwo umwe muri team imanaginga Diamond witwa Salam nawe yigeze gushinga igitangazamakuru cyitwa Mujini FM, abantu bagatekereza ko batazongera gukorana ariko mu by'ukuri barakomeje barakora. Hanyuma reka ngane muri Nigeria, witwa Rema ndetse n'indirimbo ye Calm Down bakomeje kwandika amateka. Ubu noneho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe na The Music Monitoring Platform Chart data, byagaragaje ko uyu witwa Rema n'indirimbo ye Calm Down ubu ngubu yaciye agahigo ko kuba ariyo ndirimbo nyafrika cyangwa se Afrobeat iri mu njyana nyafrika irebwe cyangwa yumviswe ku rubuga rwa Spotify n'abasaga miliyari. Ni agahigo rero yaciye, cyane ko n'ubundi uru rubuga rwari rwaramaze gutangaza umwaka ushize ko ariyo ndirimbo navuga ko yageze ku ntsinzi y'ibihe byose, cyangwa se the most successful African song of all the time, indirimbo nyafrika yatsinze. Iyi ndirimbo nakwibutsa abantu ko yagiye hanze muri 2022, nyuma yaho gato yahise anakorana remix n'itwa Selena Gomez, nayo imaze kurebwa rwose, iri hafi kugira miliyari ku rubuga rwa YouTube kubera ko imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 894. Nagahigo gakomeye cyane. Indirimbo yaje iri kuri album ya Rema ya mbere yise Rose and Rave. Hanyuma kandi nkiri muri Nigeria, witwa Simi yamaze gutangaza ko agiye kuzashyira hanze album ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2024. Na album yavuze ko izaba irimo we wanyawe, Lost and Found niryo zina ryayo. Yavuze ko hari byinshi byagiye mu intege ariko nanone akongera akigarura nk'umuntu akongera akabaho. Ibyo byose rero bizaba bikubiye kuri uwo muzingo uzajya hanze tariki 5 z'ukwezi kwa 7. Azaba ari kuwa 5 rero. Umugabo we ari mu bantu basamiye hejuru yo makuru, abwira abantu ko yagize amahirwe yo kuyumva, ahubwo igitinza ari umunsi kugira ngo bazaryoherwe. Hanyuma witwa Justin Timberlake, amakuru yaragiye hanze avuga ko
yatawe muri yombi n'igipolisi cyo muri New York biturutse ku kuba yatwaye ikinyabiziga yafashe ku biyobyabwenge. Gusa andi makuru agezweho nuko uyu mugabo yaje kurekurwa nta n'amafaranga aciwe cyangwa ihazabu, ariko azasubira kuburana tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi, wazaba ari kwa gatano. Arimo aridegembya rwose, ubu ngubu ameze neza. Yego, urakoze cyane Kareme. Murakoze namwe.